Boss yo boy Seth Lenzo CEO Kabasi TV show wa Rwanda. Icyo nakumenyesha ni kimwe, tariki uyu munsi tuvugana tariki 30 z'ukwezi kwa 8 umwaka wa 2024 u Rwanda rwasohoye inoti ebyiri inshyashya, inote y'ibihumbi 5 n'inote y'ibihumbi 2. Ako bikaba bivugwa ko umunsi w'ejo cyangwa se ku tariki ya mbere hazasohoka inote y'igihumbi inshyashya n'inote ya 500 inshyashya. Ese iyi note twivuge iki? Cyo nagusaba kimwe cyonyine, at morning cyangwa ejo uzagiye kuri Kabasi TV show saa 8 z'umugoroba uzasanga ikiganiro cyose kizi note ko kizakozwe, byatewe n'iki, ko inoti bazihinduye. Ndanakwibutsa ko Nyiraneza kuva inoti y'ijana ya Nyiraneza hetse Rubaduka yakoreshwaga mu Rwanda kuva icyo gihe. Ndakubura n'imibare y'inote zimaze gukoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda. This is your boy Seth Lenzo CEO. Then you got to subscribe the Kabasi TV show.